aka gapira ko mu mura niko bita EUD cyangwa se intrauterine device. Dore nuko nguko kaba kameze. Kaba gafite utwuma dukozwe mu muringa cyangwa se kopa mu cyongereza, ari nayo bita cuivre mu gifaransa. Aka kuma gafasheho niko gatuma udasama. Iyo gahuye n'amaraso kageze mu mubiri habaho icyo bita oxidation, mu kinyarwanda nabyita nko gutora umugezi. Iyo oxidation rero niyo iririzinga ama ions agenda akica intangangabo, cyangwa zimwe akazibangamira nyine agatuma zitabasha kugenda cyangwa ngo zihute, izindi zigapfa, bigatuma udasama. Nanone gashobora gutuma mu mura nyirizina habaho inflammation ituma nanone igira itashobora kuba ryahaguma ngo rigiye implant. Rero iyo kamazemo igihe nuko nguko kaba kameze, kaba karahinduye ibara, iyo bagiye kukavanamo usanga ari uko nguko kabaye.